What's up Rwanda? Kwaje. Eyo, what's up Rwanda? What's poppin' Kigali nizere ko ramoro kandi ndi kugenda first sana hangu hai ikaze muri one on one episode yindi kandi ikaze nje guza nawe kandi for the second time cyangwa se for the third time nishire channel zashoboka. This guy he mean a lot for this game. He been going since day one. Yatanze time of byinshi for hip hop, for culture, creation n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwiza bw'ubwenge butangaje, consistency, delivery. N'umutungo w'igihugu n'esanse n'ubutaka n'idarapo n'izuba muri ryo. He's one of them. A man for low seasons. Ubwatsi butuma. Back to back, bumper to bumper, bandika, bandua, amani, amaji, papa trend. Ngino nguhuze nawe yumva ubwiza bw'ubwenge bwe muri one on one. Ladies and gentlemen, hello sir. Hello. Hello. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Oh my god. Oh. Damn. Dang. Icyongereza barirya. Bavuga gute? Team. Damn. What the hell? What the hell? Bimeze bite se mwana? Buriya bavuze nka down. Bamba bisobanuye iki amaje? Ni umukobwa. Damn. Down. Oh, damn. Nabyo nzi ntago mvuga ibintu. Ntago nakubeshya. 2025 n'umwaka wagenze gute kuri wowe? 2025 ni umwaka wangendekeye neza kubwo kubaho mu buzima nifuzaga kubaho nkiri umwana. Ubu nyine uri kumbona kubaho nta kavuyo, nta bigare, nta ki, ahubwo ukaba utekereza ufokasinga imbere hazaza. Yego. Nta minsi ishize scenario tuganiriye. Iyo scenario gusa hari n'abandi bakwestioninga bibaza impamvu umustar wakoze image igihe kirekire, umustar ukunzwe n'abantu batari bakeya, kurara ijoro cyakuzinduka cyangwa se kwirirwa kuri TikTok, ibyo nariyo yita ko ari ugutakaza credibility cyangwa se gutakaza agaciro muri public. Niba arabyumvise n'ibinumvise gute? Abibona wari he? Baramubwira cyane nawe abariho. Ahubwo umuntu umwe MC nkawe yagiye kuhostinga mu tubari arara nyine aza kumviriza, baraba bitabumviriza. So MC nariyo ni inshuti yanjye, ariko hari igihe ururimi rusobwa rukanyerera ukavuga ibintu utatekerejeho. Gusaba gift ngo kuri TikTok. None se bitwaye agaciro kanje ubundi ushaka kumbwira wowe nariyo nakaye? Ubu se Cristiano ntago abariho, Bruce Melody saba ariho, Bushari ntaba ariho, abo bita ba Mico the best ntago baba bari live. Ibyo yavugaga nawe None se wabari? Ahubwo wenda nuko bamwinya amagift bavuga tuyu nindero n'uyu muntu akora iki, bikamubabaza akabona kuvuga gutyo. Gusa ngewe TikTok n'urubuga ngomba kuba ndiho, haba mu gitondo haba nijoro igihe mbishakiye. Bikavuga ko mutakaza credibility cyangwa se ko mwagaragara. Credibility ni yihe? Ni ibiki ibyo bya credibility? Ahubwo nawe atakaje credibility yo kuveba abantu baba bari kuri TikTok. Ibi bintu kera ntago twari tuzi bya YouTube ukuntu bikora. Umuntu wagiye ngo kujyana indirimbo ku Nyarwanda kuri YouTube tukamufata nk'umuntu wa fake. Ariko nimba dukora ibintu bishobora kuba bitwinjiriza, yes, iyo niyo nzira yacu. Yego, nicyo namubwira nariyo. Humura, uzaze bazajya baguha uturosezi, urumva, wumve Maniga Bush bamukubise intare ingana n'ibihumbi 100 yakarimbiwe mu bitaramo nka 3. Ni gute abantu wowe wareka ko buhari? Ntago mwenda kubireka rero. Ntago kuri njewe ndivugira, nje sinjya mvugira abandi bantu. Ntago nzabireka, kireka nazi ibindi bibirenzeho. Ntago nzabireka. Nariyo uzareke kumva indirimbo zanje, ariko uzaza kundeba hariya nyine niko biba bimeze. Icyo avuga ni ukuntu uhurira kuri panel
none se umufana ko tunahurira no mu gitaramo hariya kuki ariho haba ikibazo? Umukozi wo mu rugo, umuntu w'umunyonzi, umumotari, bose baba bahari. Haba hari n'abamama, abapapa. Ejo bundi Fireman yarakijijwe kuri TikTok. None se ubwo yatajyaho yari gukizwa gute? Yari gukizwa gute? Baramusengeye arakizwa, bigenda neza, abona n'amagift nyine nuko bimeze. Rero kera abantu ntabwo twari tuzi ko iterambere, hari abantu bazi ko iterambere nyine ngo ari iry'abana batoya ngo iki n'iki. Ntuzatangazwe no kubona ejo mu gitondo naraye mbonyeho uwo bita Dadido Maximo, sinzi mu muzi, ndagushuje Dadi. Ubuze nimba ajya kuri TikTok akaba wenda bamuha gift nawe akazitanga, bitwaye iki? Kuba umusitari ntago bivuze ko ari ahantu uri ubaniye, never. Nuko bimeze. Amajoro asa neza cyane. Urakoze cyane, byose ndabikisha TikTok. Urumva? Nawe urasa neza musaza. Abikeje iki? Sinzi icyo ubikesha. Abikeje iki? Ndabikesha akazi nkora ko korora na TikTok. Cyane ntabwo nzaheza, nuko bimeze. Okay. Rero kumbwira ngo urashaka ko nsa nabi ngo sinsubire hari yantu biragukora. Ndagushimiye buri muntu wese unkurikira kuri TikTok. Ugenda ureba Amag the Black kuri TikTok, umufollowing. In English, please. What? In English. You can tell them in English. Oya, ibyo ngibyo urashaka kunkotoza man. No. You just, I mean, I want you to inform people more about your TikTok account. Imana ishimwe. Sawa. Kariho karavuga boss afande. Tap screen please. Umva ushaka ni hano, umva mwikigira ingona mwikigira inturi. Bro, ayo mafaranga ugiye gutapinga abana yayobye kuri mama man. Ni ibyisi bro. Tap tuzamuranye. Would you please inform people more about your account, or maybe your accounts, but specifically I would like you to inform them about your TikTok account. You're welcome, sir. I'm welcome. Go to my account, TikTok account. Yes. And follow me. Yeah. That's what's up. Only that. Only that. Done. It is done. Huh? Done. Amag nibiye binyabiziga uzi gutwara? Ibintu byose uretse indege. Ndayoka. Igare? Gare ndarizi, igitogotogo ni moto byose ndabizi. Ariko usibye ko arabyo ntafite ibyangombwa. Nanone nk'igare ryo ntaribi. Muri ibyo byose utunze iki? Imodoka. Fata icyo kijosi cyawe karaga urebe hari. Uri kubona iki? Imodoka. Sawa, komeza umbaze. Nagiye ikiganiro na Emirene. Parufe. Wese gato. Anza witere parufe mu kanwa. Nuko. Nagiye ikiganiro na Emirene muri 1on1. Akomoza ku nkuru yabayeho ko Bruce hari umuhanzi yagiye kugurira moto, yabagiye kwimugurira akabona uwo muhanzi yakoze ikiganiro kivuga nabi Bruce. Wewe ninde? Uwo muhanzi? Ninde? Nta zina yigeze avuga mu kiganiro. Niyo mpamvu rero nanjye ntapfa kuvuga izina ry'umuntu mu kiganiro. None nabikubajije, nari nkiri kubaza. Ubwo naye ndi kuvuga yabikomoje. Ubyo rero uzabibaza abantu bari bateguye icyo gikorwa. Ntabyo nzi. Ariko ikintu cyiza nuko numva bafite ikintu cyo gufasha
bagatuma umuntu akura amaboko mu mufuka nyine agakora. Nari narakibonye icyo kiganiro. Kuki abantu benshi bahuza yuko cyangwa se babihuza no ko yaba ari wowe? Warabimenye ko cyangwa warabonye ko abantu bakasuta video bavuga bamentioning izina ryawe? Yego narabimenye, gusa don't give a shit. You don't care. No way. Jewe nago nimba ari nanjye banyujije mu marenga, bazamenye ko nago ubuzima bwambanye ikibazo. Urumva? Ahubwo ubu n'imitima yabo wenda nimba ari njye ariko nibo bafite ikibazo. Urumva yaba ari wowe? Ndabizi ko nuko rega munyura hirya no hino. Nabibonye kandi none ibyo bintu nari narigeze kubyumvaho mbere y'ikiganiro cyawe. So ari ukuntu rero tugira ibintu byo gusererezanya. Nimba warumvishe mu gusererezwa kwawe harimo bavuze ngo hari akagabo gafite imisatsi ngo kerekana ifoto ngo kakabaza umuntu ngo uyu muntu ninde, ngo vuga ibintu bitatu, ngo si tushaka kumuvuga bane ntago ndi igicucu cyo kutatekereza. Urumva? So icyo yavugaga ninjye yavugaga. Umuntu nubwo ntamuzi ariko ninjye yavugaga. Nabyumvishe babimbwira. Yego. Ubuhombye moto kubera kuvuga. Ninshaka membe ni gare nanone ndavuze. Mani ntago bano batipe ntago sinyibahaba. Never. Ndirimbo yanjye mufite ngo mwanze kuyikina nta marushanwa mugiye kuntoramo. Uri wese ubu ngo afite platform ze. Iyi mikoro so yavugiyeho nanjye niyo ndi kuvugiraho. So means what? Nyuri buryo nyuri bumoso. Ntujye ubyicuza? Ntago ariko se wowe uricuza moto ufite imodoka? Ntago ibyo bintu bibaho man. Ubundi jewe hari ukuntu abanega baganira nkabumva bakaba bazi ko umuntu atari kumva kugira ngo abaturage wenda muziki wacanze umuntu. Ubuzima bwaramukubise bro. Ibyo bintu byose baba bavuga baba bazi ko ngo bari kwingezaho ubutumwa babinyujije hirya, nanjye nzajya mbubanyuzaho mbinyujije noneho hano straight. Reka twibaza wenda nk'iyo utagira ikiganiro. Nawe ntago ibyo bintu muba mushaka guhishahisha nibyo ntashaka. Murabizi neza ntago abantu banditse ama comment bari kubeshya. Uwo muntu ni njye. Ariko dukura amaboko mu mifuka dukore. Bari bantekerereje umushinga mwiza ariko nta perime yayo mfite. Ariko byakira gute ubona moto bayizanye iwawe? Nari kuyihereza barumuna babo cyangwa basi. Sinjiye ko ntwara imodoka ntwara moto. No. N'ikindi gihe nazagira umuntu wongera kuza kina ku muntu mwana. Yes. Ungurira moto ninde wagoye ko ntayigurira. Ahubwo nk'iyo byaguze ifumbire bikamereza cyangwa ibiryo by'inkoko urambwira ibya moto gute njyewe? Nuko nyene ngo bazi ngo filosofi ngo yo kutavuga umuntu ngo bakanyuza ngo hirya no hino. Ubu se mvuga utuntu nanjye dukomeye kandi nta muntu mvuze. Naganira ku ndwara z'ubuzima. So reka tubyihorere. Hari indwara zibaho mu buzima bwa muntu. Sawa rero. Nago mwana mwambasha kuza kunsesereza mushaka kuba uzi kuvuga ngo ubuzima bwaranca man. Urabona hano ndi ubuzima bwaranca vugisha ukuri. None se ibindi bintu gusa isha munda. Bruce Melody ejo bundi aherutse kujya mu nama y'umushyikirano yewe yari kuri panel
tanga bimwe mu byitekerezo cyangwa se ibyifuzo by'uko content creators n'abantu bafite aho bahuriye na YouTube n'ibijyanye na contents baba monetized cyangwa se babona ads zikagaruka. Niba arabyumvishe ni ikintu wafashe gute, ese nibiramuka bikunze biraza gufasha iki content creators? Okay. Icyambere ndashimira Bruce kubera ko yakoze ikintu kidufitiye runini hagati yacu mu rubyiruko, abantu bakoresha izi social medias, ariko nawe urabyumva muri nawe impamvu rega yakanyorosheje nuko azi ko hari impinduka bizagera mu kunguka amafaranga mu rubyiruko. Ndamushimiye. Ikindi bitubereye vuba byadufasha, bibaye vuba byadufasha. Erega niko kuri. That's reality. Yes. Nuko ngo nimba Tycoon winjizaga amafaranga wenda 10,000 ukaba ugiye gutangira kwinjiza 15, hari motivation ivuye ku mushahara winjizaga. Nicyo yashakaga gusobanura kandi yabyitwayemo neza. Hari igihe umuziki w'u Rwanda wigeze kuba munini kurusha ubu ngubu? Oya. Ukuvuga ngo umuziki kuba munini biri big, ntago ushatse kumbaza ntago nkumva neza. Niba ari yego urambwira niba umuziki wigeze kuba munini kuruta ubu ngubu hagati wenda nka 2017 za 2026. Hakiri mu rukundo wari uri mwiza ku buryo buri muntu bafatanya. Ubu ni amafaranga kandi amafaranga niyo ayoboye isi. So rero umuziki wigeze kuba mwiza kurusha ubu ngubu mu kwaguka no kuba munini. Mu kwaguka ushobora ukaguka ku kaboko k'iburyo ariko ak'ibumoso kakaba kari mu mufuka. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Umuziki waragutse mu buryo nyine buri international, ariko muri loko, mu buryo buri loko, kubera umubano w'abahanzi n'abandi ntabwo bimeze neza, ntabwo nakubeshya. Ikiganiro nakoranye na Yampano yumvikanye avuga ko usanga umuziki utunze abatawukora, like ugasanga umuntu yujuje inzu ntajya muri studio, nta nubwo ko bacuranga piano cyangwa se keyboard, ugasanga umuntu afite ibibanza ntago azi ko bafata mikoro. Rega ari ukuntu umunyamuziki ari iboro. Urumva hari abantu bitwa basahurira mu nduru, barusahurira mu nduru, natwe tukaba babashimira mu iriro. Ntabwo ushobora kumbwira ko ntaratunga 5,000,000 ngo numpenye utankoresha icyo ushaka. Wanzengurukana Canada, Amerika, fakuba mvuga ngo mfite kandi uri kugenda ufata 40, 50, 120. So rero ibyo byose biterwa n'ubukene buri muri industry nyarwanda, ubukene bwo mu muziki uva kuki kubujije. Rero ikintu nabonye cya danger, iyo umuntu yisobanukiwe, umva Tycoon, iyo umuntu yisobanukiwe akanga, ari wa muntu w'inkoko, urumva akanga akamenya ko ayo mafaranga ajya afatwa bakaguhaho wenda kimwe cy'ijana, akaba yavuga ati oya ngiyeho ahangaha noneho ntabwo byakwemera, bahita bakwanga direct. Iyo wamenye ubwenge ntabwo mwakorana. Iyo wamenye ubwenge ntabwo mushaka gukora. Kandi numva ariko mwakabaye mukorana kwanza. Oya, ubwenge urabumenya ariko wagera ku biceri niho bipfira. Nkubwira abahanzi benshi njyewe nzi, singomba kwanonsa umuntu, ariko hari abantu nyine nk'umuhungu witwa John, uramuzi? John si umuhanzi wa danje. Aime Bruston uramuzi? Abo bita ba Pafuji urabazi? Ni ukuvuga ngo kwicara kuri table tukaganira
uzajya umangahe nzajya nkora iki. So niyo mpamvu ubona abahanzi benshi bahisemo kwikorera. Ubitandukanye n'umuhanzi witwa Davis D umanagingwa na papa we na Bernard bafatanyije, mu gihe Ama-G amanagingwa n'umutwe we ku giti cye. Rero nimukazajya mutubreminga ngo naguheruka kudusora indirimbo ndazisora urabyina ndinjiza iki njyewe, ndinjiza gute ndabaho nte? Niyo mpamvu rero umuntu ashaka indi myuga aba yikorera ku ruhande kugira ngo abeho. Mu bibazo bikomeye music y'u Rwanda yigeze kugira harimo n'icya ruswa. Play yari nkeya, Ama-G bakamuvunira ni giti, babyita giti. Uzashaka umukobwa waririmbye muri kiriya gihe umubaze ruswa y'igitsina yabagaho, nuko niyo yaba yarahitinze yagira isoni zo kubikubwira n'abawe mukoreye, turabizi ko byabagaho. Wowe uzabigende ukore research nk'umunyamakuru, ubaze genzi nari n'abakobwa bagiye babakura hano bakabajyana kwiga hanze kubera iki icyo kibazo. Hari uwunzi usigaye acuruza ubuki wari umuhanzikazi mwiza cyane. Hari nanjye nzundudoda yanze umuziki cyane. Nyine ni benshi, wowe nagukorera urutonde ukazagenda ubaza umwe ku wundi. Music imeze nk'urusimbi bro. None se ubu ngubu ko mfite indirimbo ndazifite ariko ntabwo ndumva ntashaka kuzisohora kubera iki ntazo bazakina. Ni ukuvuga ngo hano haje amatima avuga ngo man ngo uyu muniga noneho ngo akuna asiga flowinga ntabwo bimeze nka kera. None imyaka mfite imeze nk'iya kera, wowe kera iyo misatsi niyo wari ufite. None ugasanga ibyo noneho ndi guflowinga binarenze bya bindi bya kera. Urumva iyo tugeze kuri iyo ngingo mba numva mbabaye. So rero ikintu gihari hari icyo bita akantu bazanye ngo new generation ntigomba kubaho. Erega nta muntu utarabayeho new generation, nawe ubu uri new generation mu itangazamakuru, si byose udasubiza aya zawe ibyo bintu byo kuzamura ngo we ntakene. So rero ikintu wowe ngukunde wubaha n'abantu ba mbere batangiye itangazamakuru mbere yawe, si byo? None new generation kubera n'ukuntu haje ikoranabuhanga baratumbagira. Uzi ko umuntu akora indirimbo akagira miliyoni mu minsi 2, ariko nje nibereye ku bihumbi byanjye 10 ariko nta kintu bimbwiye, mu gihe abandi bagira ishyari ngo yagize miliyoni ngo kariya kantu kitwa ngo warazimye. Rero ndagakunda. Warazimye? Ntuze nigeze naka ndi buji, ndi imbabura, ndi nyiragongo. Jewe ntago hazimu wapfuye man. Nyiragongo siraka Ikirunga kiraruka kuko kiba kizimye. So rero jewe nta bajye babifata uko babishaka. Buriya numvaga mu mitekerereze ya none aha ruswa yaragabanutse y'abigitsina n'iy'amafaranga. Nibeshye ubwo rero ntago mbizi kuko sinkibirimo cyane, ariko mbere narabibonaga. Mugashinjwa kutaba educated cyangwa se kuba mutarize. Ubwo ndahera ku byo super manager yose kuvuga, hamagara na minister w'urubyiruko avuga ko abahanzi mutari educated, mutari well educated cyangwa se mutize neza, abona ko biri bya affecting career zanyu. Niba arabyumvise ibyo super manager yavuze reality cyangwa se kuri kwibi. Okay, jewe ntago super manager njya mumenyera mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
hari ukutamumenyera mu buryo bwo kumwubaha, hari no kutamumenyera kuba ikintu avuze kitantungura. Sinzi ukuntu Superman ajya ari umuvugizi w'abahanzi, hari Intore Tuyisenge, icyo ni kimwe. Sinzi ukuntu noneho ibyo bintu ajya kubivuga. Yabasabiye amahugurwa. Twarayakoze twebwe, ubwo abatarayakoze bazajya kuyakora. Amahugurwa y'iki? Yavuze ko yabikomoje kuri Bruce, amuri kumuseka cyane, avuga ko ibyo yabajije bita making a sense cyangwa se nta kibazo yabajije muri rusange. Abiheraho rero ahamagara minisitiri avuga ko kuba abahanzi badafite ubumenyi bitera cyangwa se bituma rero reka ngenere buno butumwa uwo mugabo namenye gutandukanya ibintu bye bitandukanye. Hari umunyabwenge, umva, hari umunyabumenyi, hari umunajyuwa, umva, umunyabwenge, umunyabumenyi, umunajyuwa, ibyo ni ibyawe, umva, n'umwesikoro. Azabanza areba aherereye, nibwo nakongera kuzongera kumuvugaho, kandi ntabwo nkunda kuvuga ku bantu, urabizi Tycoon, ntabwo nkunda kuvuga ku bantu. Umunyabwenge, umunyabumenyi, umunajyuwa, n'umwesikoro. Iwacu na muzika igiye kugaruka izenguruka igihugu, sinzi n'amakuru barayamenye. Amakuru iyo bigiye kuba ndi umwe muri abantu bazazenguruka angeraho. Ubu bihagaze tuzazenguruka? Nazenguruka. Urakubona muri Iwacu na muzika y'uyu mwaka? Ntabwo ari twe twishyiramo, biterwa nyine n'ababiteguye. Iyo ugize Imana bagushyiramo, gusa nta pupa, nta femba nkifitiye stage njyewe. Warihebye? Narihebye, ntabwo ariko ndi ikihebe, ariko ntabwo nshobora kuba ugiye kumpa amafaranga ya nayo nzi kuko hari ahantu nshobora kuyakorera ahandi mu gihe gitoya. Njyewe nsigaye ndi mu mibare. None se tuvugisha ukuri, nimba nshobora kuba wenda urugero ncuruza inkoko, urumva, zinjiza miliyoni, nicaye mfite TikTok, nicaye inyinjiza 500 ku munsi wenda cyangwa se mu minsi 2, tajya kwirirwa njya kurepeta ndi gushimisha rubanda ngo bame ngo miliyoni, gusa wajya hari wowe. Ntabwo kutaririmba ari ubwihebe. Nimba wazanye umuhanzi ukamuha miliyoni 50 umunyamahanga, ariko amaji ukamuha 500,000, ntabwo byakunda. Uzagenda ubibwira abandi bantu, ntabwo njyewe bizemera. N'imiziki nanayireka kandi ngakomeza nkiberaho gutya nimereye. Noya's Groove irabaye, nyuma yaho haje tour ya Ben na Bruce igiye kuzenguruka igihugu. Birasiga iki kuri game y'u Rwanda? Bari gushaka amafaranga. Nabonye bavuga ngo hari umuhanzi umwe wabihagaritse. Biri ku murongo, barana collaboratinze ejo, bakollaboratinze kuri post, so gahunda irahari. Okay, nzabibara mbibonye. Yaba Bruce na Ben muri aba ntawe urakubwira ko mwazajyana wenda muri zino tour? Bruce yarabivuze, yanabivugiye mu ruhame, wifuza ko tuzaba turi kumwe, cyangwa se ko ashaka ko tuzaba turi kumwe, ariko ninjye wamwa approachinze, ndavuga kumana mu ntara subizi kweli, nimba muri arena wenda twari tugiye gukora bikanga, ntabwo arambwira ati tuzaba turi kumwe, so
I'm ready to perform bro. Nakazi ninkabona nzagakora, ninakabona sinzapfa kuko nabuze akazi n'ubundi. Nyabarongo Ibitenge ngura kibona bagupfusha ubusa urarira isi wahageze aho mukibona mukijatire ikiryabareze abasore twarakennye ngo turatanga aya mashuri mudusaba twarayarangije turi kwishu mani twabakubita hit after hit bang after bang agakayi mumagakaye nandika nanyweye nibiba ngombwa so rero jewe nago anytime mba nicaye mvuga ni igihe icyo ari cyo cyose akazi nagakora tu. Amajoni kindirimbo yitwa Nyabarongo wari muri situation imeze gute? Ndi muri situation isanzwe nyine ariko twari turi hera abagabo bari kurya capati na brochette z'ijana, twari turi mu biryogo mu biryogo babaniga bose ngo ntago bazasubira mu cyaro, hano ngo umushobora kuba afite turuwasa ngo karya capati ebyiri na brochette. Niba bari abayede niba bari abafundi I don't know, gusa muri abo bantu nanjye nari ndi umukiriya w'aho hantu. Wari kurya izo capati n'izo brochette. Niko bimeze, nta musani hagira umusani ubeshya ko aho hantu atahariri imbere ya Unlimited. Naba Meddy naba Beni naba Melody aho hantu. Wowe ufite turuwasa zawe ukarya. Senyisa turuwasa imumbi noneho umuntu w'igihumbi. Yabaga ari umukire. Ni nawe yava ijambo ngo bw'indege ngo ikutu ngo mungazi ngo inyama. Aroma habaga amaslenge menshi bitewe n'ukuntu twabaga twahahuriye. Shimiro bita indirimbo y'u Rwanda rw'amafaranga urayizi? Yego. U Rwanda rw'amafaranga, u Rwanda rw'amafaranga. Yanjye na King James. So rero hari ahantu ariko Emi aracyari mu Rwanda. Emi Jemerura hanyuze muri Amerika. Yarasubiyeyo. Yego. Nangiye kukubwira ngo uzamushake. Urumva so rero kera niyo mpamvu mubwira ngo umuziki twari tumeze nk'inshuti n'abavandimwe. Kera mutaragafata. Amaji hit cyangwa se kumenyekana kwa 2006 2007 around 2011 ukabegeranya n'iby'ubu ngubu 2025 2026 umuntu abaga afite hit muri kiriya gihe back then n'ubu ngubu n'abantu batandukanye gute cyangwa nabo bahuriye kuki? Abantu bari hit muri iyi minsi bari hit nyine ariko nta nshingano bafite. Inshingano zabo ni ukujya gukora video no kujya gupromotinga ibikorwa byabo. Nk'icyo gihe nk'uko natwe byari bimeze, ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu afite abana 4 bajya ku ishuri ngo afate ayo mafaranga ajya kuyashutingamo. Never. Wacyumvisha? Buriya n'abanyamakuru nabo uzabarebe, nta munyamakuru wa kiriya gihe ugipfa kwirukanka mu bitangazamakuru ngo ari gutangaza amakuru. Kubera iki? Inshingano zariyongere. Abakoraga kuri Sarusi barabizi. So aba nabo bazageraho bagira izo nshingano. Urumva? Nibagira izo nshingano nuko bigenda ni etape par etape. Bikavugwa ko mwe mwagize abafana bo kuri cyangwa se bari Real. Oya njyewe nta bafana ngira abakunzi. Nibyo nandi gusobanura. Mwe mwagize abantu bari Real byatangiye bitwa abafana bahinduka abakunzi, haba tubona intwarane ziravuka, ibisumizi biragaragara, abantu ba Amaji baba bari hariya, indatwa za John Boys zirahari. Kuri ubu biragoye ko umuhanzi agira abafana yakitwa ko arabe, usanga babasharinga cyangwa se babasangira n'abandi muri rusange. Niki cyabaye gituma abahanzi banone batagira abantu bagumaho babastickingaho like you used to be guys muri side yanyu? No kuvuga ngo aba bantu b'iki gihe ukuntu nabivuga ntubyumve nabi, nabafata nk'abana bo muri internet. Ubu ujyanye umuhanzi munini
rero bijya bimvuna kuvuga izina ry'umuntu ukamujyana mu kigo muri groupe officielle do Butare urugero ukazana uyu w'iki gihe nyine ibintu bigendana n'igihe cyabyo ntago abafana yabona bangana nk'abo uwo muntu wa kera yabona nta wayi nyine nawe ubibaze ubitekerezeho wowe mu bukwe bwawe bakubwiye ngo ngiye kuguhereza ingero kajisho kawe mana urumva baba bashaka umuntu uririmba mumbabarire noneho ubu ngiye kuvuga amazina kandi umva nkubwiye ntumbeshye sibyo Taekwondo ugiye kumbeshya kandi simbikunda oya ntabwo ndi kubeshye baguhitishijemo abahanzi aba reka nkongorere urambwira uwa mbere cyangwa uwa kabiri oya ndakongorera uwa mbere cyangwa Masamba na Kirisizi uvuze ngo ariko umenye urwaye gutwi reka mvugire inkuru rimwe kabiri ko byaba ari ubukwe nabwira Masamba ariko se urumva cyangwa wabahaye ikimene bro like this I mean don't ever give your ambwiye ariko oya bari warahindutse naramaze ariko ku kigo cy'amashuri urumva Taeko ku bigo by'amashuri ntabwo bahitamo uwo nguwo wahitamo mu bukwe bwawe I mean ari mu kigo cy'amashuri cyangwa warumbwiye mu bukwe kwanza umbwira Kirisizi na oya nari nkubwiye abaraperi mbese Masamba ararapa none se ubihinduye gute oya yarakubwiye mu bukwe njye ndumva ibyo wambwiye reka wambwiye mu bukwe bwanjye watangiye uvuga mu bukwe bwanjye abantu bari kubyumva kamera iri kuri recording yego so like watangiye uvuga ubukwe and then tujye mbwira abahanzi babiri rero bari kubona ubeshya ninde hagati yanjye nawe kubeshya turi tariki zingahe ni tariki 10 ushobora kuba uri kubeshya komeza n'igitekerezo cyawe njyewe generasiyo zirahinduka man ariko uvuze ngo bijyanye abahanzi bari mu byiciro urumva bitewe n'igihe nyine ubu byagiye bigenda ubu ngubu urugero umusaza nuba cyane witwa Makanyaga Abdul iyo agiye mu gisope abantu baba papa baraza urumva so nawe rero abo wari uri kuvuga wabikora nawe ureba ahantu hagenewe umuhanzi ugiye kuhaza urakoze ninde nshuti yawe muri industry cyangwa se mu ruganda rwa music who's your friend ni njyewe ubwanjye nshuti ntazo mani bagenda baduhinduka kandi iyo umenya ubwenge umenya ibyawe mani inshuti bisanzwe cyangwa bihuye n'amafaranga cyangwa n'ibiganiro cyangwa n'iki abantu bose ni inshuti zanjye muri industry ariko ubucuti nyine bwo muri industry ariko ubucuti bwa kimuntu Marcel uheruka kuganiriza cyangwa kuvugana na Yago ryari koze Yago duheruka kuvugana ejo bundi kuri TikTok ku itariki 4 twaganiriye neza ni inshuti yanjye muri showbiz yes nemera ko yari mwiza n'ubu ngubu akiri mwiza muri industry ariko ndagendera ku byo yakoraga by'ibiganiro na content creation icyuho cya Yago kiragaragara sofa 4 icyuho cya ni ukuvuga ngo nimba agiye nko kuri TikTok ukabona ageze abantu 1,000 na magana ngahe kuri TikTok
man abantu baracyamukunze tu. Iyi ariko hari impact yagize, ubyange ubyemere, Yago yafashije abantu benshi. Ama-G wizerera mu nzozi. Inzozi ni ikinyoma, ntabwo mbyizereramo. Wakuze wifuza kuba umuhanzi? Nakuze nifuza gutanga ubutumwa bwiza, biza guhurirana no guhita bihuza n'imiziki. Nta yindi nzira nari mfite yo kubinyuzamo. Utabaye pastor cyangwa padiri? Bari benshi cyane, kandi ndi umwana, nawe kujya kubwiriza abantu, umwana uri umwana baba bagira ngo ni amashereka ari kugutembamo. Wangiwe cyangwa se bakwangiye kujya muri Tuff Gang, bibaye ngombwa ko baguhamagara ubu none hati Tuff Gang iragarutse, wa joininga? Oya, ntabwo Tuff Gang rigana n'umuryango munini, none izugo bamwe ngo dukorane, urumva nabyanga bro. Wajya muri Tuff? Kujyamo oya, twakorana ntabwo sinkunda gukorana n'abantu cyane ngo twumvikaneho ibintu runaka. Niba ari indirimbo twayikora, niba ari igitaramo twagikora, ariko ntabwo naba umwe muri iyo group uvuze. P-Fla yahakanye ko bakwangiye kujya muri Tuff Gang, avuga ko yagusanze n'ubundi uri around cyangwa se wamurutaga mu bijyanye na game. Rero ko utaremerewe kujya muri Tuff Gang, yabivuze cyangwa se yafasha nk'ari lie cyangwa se ikinyoma? You lied cyangwa warabeshye? Umuntu wagakwiye gugusubiza icyo kibazo ntawe ukiri mu mwuka w'abazima. Ubwo rero reka tumuhe uburenganzira bw'uko navuze ikinyoma. Jesi nyikunda gufata umuntu ngo njye gusobanura ibintu byinshi. Yabivuze se ashingiye kuki? Uwakabaye yaneringa mu bitugu yo gusubiza iki kibazo ntawe uhari. Bande se ubundi banyangiye ni bande? Nibirebere man. Sake. Soma. Sake. Soma. Hello. Abikoze. Ayira mwazanye ibintu nawe. Ama-G gukora ubukwe ni ngombwa? Yo haze kubukoruka. Iyo bishatse wabukora. Iyo ubundi bavuga ngo gushaka umugore ni byiza, ariko kutamushaka bikaba byiza kurushaho. Ubwo rero sinzareka kumva ibyo bavuze mu Bibiliya, mu bitabo by'abantu bakuru. Yewe ntabwo ntabinyomoza. Uburere butangwa na papa cyangwa butangwa na mama ku mwana? N'ababyeyi bombi. Utabafite urimenya nyine, ubwo ntabwo byumva. Kereka bakwadobuse nk'ahantu. Nese umuntu wadobswe ntabwo abona uburere? Ntabwo abubona nk'ubw'ababyeyi be. Arabubona, ariko ntabwo buba bumeze nka bwa bundi bw'ababyeyi be. Nuko ahantu ari gukura uburere ubwo se abazibise bajyanye na byaramufashe gute? Uburere buruta ubuvuke. Ubuvuke kuki se bugaruka mu burere? Ubwo buvuke ni ukuvuga ngo uburere hari igihe ahubwo ushobora no kuvukira ahantu n'ababyeyi ntibaguhe uburere, icyo cyo ndacyemera. Ariko wowe warumbajije ataba afite ni ugufatirana nyine aho ubonye bakwadopse ukanca. Umunsi utarimo akazi wa Ama-G n'umunsi umeze gute? Umunsi utarimo akazi si ubwo bumeze utera. Umunsi mba ndyamye.
umunsi wose se baryamye maye iyo nta kazi ga danje mfite mba niryamiye naruhutse. Byaba byagenze gute kugira ngo Ama G abure ibitotsi? Iyo umuntu yankoze mu mutwe ubu ntabwo uri businzire? koze ku ngofero ndasinzira. umunsi wa Saint Valentin umunsi wa Saint Valentin ni scam. Umunsi wa Saint Valentin oye mbere wanabyambariye abyambarira niho mpamvu mbikubaje. So Saint Valentin urayizera? Hoya. Saint Valentin ni umunsi w'abantu bo murengwe, urumva babuze ibyo bajyamo ku munsi w'abakundanye. Ubwo sindi minsi isanzwe ni abanganye, ubwo ni abakundana. Hari abakundanye hari n'abakundana, ariko mujye mumenya Ikinyarwanda. Abakundanye yego, hari n'abakundana. Hari abigeze gukundana, yego, hari n'abakundana. Ubundi uwo munsi bakurikiranyije n'uwiki se nyine ubwo. Ubundi uwo munsi ni abantu bakundanye ariko batandukanye. Ngawumva none abakundana bwo Saint Valentin ku buryo muzanira indabo tutagikundana. none Ama G Saint Valentin yego wavuze ko ari umunsi w'abahaze cyangwa se? Oya, ni umunsi ntago ari uw'abahaze, buri wese afite imitekerereze ye. Nimba barawufashe ni nk'umunsi wo kubeshya. Indi minsi yose ntago ari iyo kuvugisha ukuri. Hari n'igihe umuntu akubwiza ukuri ku munsi wo kubeshya. Uri bwakunda umukobwa ukabura uko ubimubwira? cyangwa ugatinya kubimubwira? Burangiye nanga igisebo. Uri bwasebe? Narasi n'ubundi guseba. Iyo wavutse uba wasebye. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe ushobora ikibazo cy'abakobwa nabo, iyo umubwiye ngo ndagukunda ngo arashaka ko mukundana akakubwira ko bidashobotse, ajya kubibwira abandi bakobwa ngo uzi ko cyatayikuni cyansabye urukundo nagiteye indobo. Ama G amafaranga ngahe waspendiza cyangwa se watanze ku mukobwa mwasohotse? Twasohotse se twagiye wowe uri kumbaza ngo dusohoka tugiye hehe? No gusangira nyine, wenda dusangira iki se kereka ari mu rugo? Yenda avuga ngo wasohokanye umukobwa mutwe kuri date. Ntago byo bintu ntago birambaho ngo cyakoza kanibukera twasohotse agasalade ntago harenga 7,000, agasalade n'akaji, nanjye nkahita nitamo akantu gato. Wavuze ko ugeze guseba cyangwa se umuntu wavutse abaye? Oya, guseba ko umuntu ahora aseba man. Ubwo wasebye ukavuga ati ariko noneho abantu this is so deep cyabira kabije. Igihe nasebeye ni igihe ni kuri rassemblement yo ku ishuri ahantu nigaga Ibyumba, banyogosha umusatsi kandi mfite icyuki kirimo aho ngaho kandi gitwika, baramarangura bahita banyirukana renvoi definitive. Bavuze ati ubu ngubu ndasebye. N'ibindi byose bibaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Guseba se kuvuga ngo bakwanditse inkuru ngo wapfuye, bandi bakakwandikaho Ama G bite gute, ibyo ngiye si bikinkanga. Kuba tewe bose babereye bararirimbye ngo niwemera pom 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 bigahinduka ikibazo. I mean nk'umuntu ayibonaga cyangwa se wabyumvisha ikibazo Theo nyine ni ugushyigikira umuvandimwe, indirimbo ye sinjye sinabiririmba ibyo. Niwemera pom 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 nta kibazo kirimo namba. Wavuga gute? Iki
nasi niwemera pompompo ibyo ni ibintu birenze. Nkabona batangiye gusakuza, rega twigeze gukora indirimbo yitwa Ingoma Yawe Niyogere, nabwo bibindi ngo amajingo na Theo ntago bagomba gukorana. Nyine hari abantu bafite confidence, ntabwo ari confidence, bafite imitekerereze yo kumva ko umuziki ufite limit. Never. Nshatse n'ibi ngibi byo gusa, uzi ko hari umuntu wenda usenga mu idini runaka ushobora gutora Dana, uzi ko nshobora kuvuga dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma. Ni ibintu uretse ibintu abantu baba barishyize mu mutwe, ariko ni ibintu twese twakora. Ariko uzi kuri Bible, Bibiliya ni igitabo gihindagurika, ni igitabo gifitemo amagambo y'ubwenge, nyine anyuze mu bundi buryo, kandi iyo uyisomye humvamo bakeya. Humva bakeya. Hari ukuntu bavuga ngo urwandiko rwahanahana, wowe ugahita wikuramo ngo hase ko njye ntahaba. Urumva? Kandi uramutse usomye ibintu byanditsemo ni ibintu binini. Ubundi Bibiliya imeze nk'urugero rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi. So, icya kabiri, Bible ngo ni Bibiliya yera, ariko mukibagirwa ko ifite kuverikire y'umukara. niko Maze umweru wari wabananiye. ariko hari n'izifite igifuniko cy'umweru. Ubwo iyo ni yera rero. ifite igifuniko cy'umweru niyo Yera. Uzi ukwera se umweru? ifite igifuniko cyirabura Ni nyirabura. Ni Bibiliya, ariko nyine bafite ibintu by'amafilozofi bakoresheje. Kuko iyo mbwiye ngo hari ibice ngo bya mbere ngo ya kera, ngo hari Bibiliya ishyano rya kera, Isezerano ishani rya kera. Uri muri he? Uri muri ukunda gusoma iri? Ntago ndi umusomyi mwiza wa Bible. Urakoze. Hari imirongo igufasha muri Bibiliya? Uretse ko wenda hari ibintu numvamo nyine birimo slang, wenda ngo harimo n'injuga. Umbwiye ngo umuntu ngo yaguye mu cyobo cy'intare ngo arayica, nkatekereza umuntu ukuntu ameze. Ni isomo ariko rinyuze kure. Kuko ni nko kuvuga ngo ushobora kugwa mu kibazo ariko ukakikuramo. Ibyo rero bahita bafata intare bakaba ariyo bashushanya muri bo, hakaba hari n'undi muntu ngo uyu bogosha imisatsi ninde? Samusoni, bakakubwira ngo yarafite imbaraga zihambaye, umuntu amwogosha iki? Ariko ni umugore we? Ntabwo ari umugore we. Niwe watumye ibanga rimenyekana ry'aho imbaraga se ziba? Ariko ntabwo ari umugore. None se nta somo uri kumva? Ahubwo yari fiance, yari umukunzi. Nta somo uri kumvamo aho ngaho ko ushobora kuba ufite umugore agahishurira abantu ahantu imbaraga zawe ziba. Yari umukunzi we. Zawe ziba hamaje mu munwa. Ariko si ubuseka ikitayikuba. Ubwo ni ukumpa inziba munwa. None se nkubeshye? Ni ukuvuga ngo Bibiliya nyifata nk'igitabo cy'abantu bazi ubwenge cyane. Nyine kugisoma ugasesengura. Hari umurongo nigeze kubona ngo mugende muteke ibintu, ntago nabivuga kuri kamera, ariko birimo. Birimo mugende babatekera amazirantoki imbere yanyu, muyanywesha inkari zanyu. Ibaze icyo kintu kiranditse. Wamara igihe kingana iki utariye inyama? Nshobora no kumara umwaka.
kubera ko zabuze kubera ko utazikunda. Ntago nkunda inyama. Igishyimbo n'umuceri bro. Aho ngaho tuba turi kumwe. Igishyimbo n'umuceri. Wamarye kinga kitogiye mu mujyi. Umujyi nshaka kumara n'umwaka. Kereka nta kazi mfite y'akazi najyayo, ariko umwaka nawe ukubita. Ahubwo icyo ngiye kwakura ni igiki. Iyo ngiye kwiyogoshesha umuntu ansanga ahangaha, kunshyiramo tentire umuntu ansanga ahangaha, kuririmba ndirimbira ahangaha, ibiganiro mbikorera ahangaha. Ibitaramo ni hano? No kuri TikTok hari igihe mbikora. Nabyo ni hano, kereka mbonye icyo hirya iyo ngiyo nyine nacyo ndagenda nkagikora. Benjamin Gicumbi twaraganiriye muri 101 avuga ko yemera ibihangano byawe, ariko kandi ukabanga n'umuhanga mu gukora firigo, afite firigo ngo imara umuriro. Wamufasha iki? Yampamagara kuri 0788 800 519. Ubundi ubusobanuro yabumenya nyuma. Yes, murakoze. Serious? Muntanze nimero 0788 800 519. Amaje ugeze kuyobya amafaranga. Parufe. Narayobeje noneho nyayobereza ku muntu udasanzwe bro. Urudasanzwe gute? Umumama urumva? Niyo message ndacyayifite muri phone yanjye. Phone yanjye niri. Phone iyo by'amafaranga 75 ari menshi. Uzi ko cyambwiye nako yambwiye yarambwiye ngo ahubwo ni kubera icyo utashyize ayo gukata. Tubwiye nayo beje nari nyakeneye cyane. Ngikosa ukoze nuko utashyize ayo abana. Yeah bro. Ubwo nari ngiye kugura iki nudusenyenge, nari ngiye kugura two kubakisha korera ku biraro. Ambwira ngo aya mafaranga nyabonye nyakeneye, ikosa ukoze ntago washyize ayo gukata. Ndavuga ariko ntago ndi muri blague. Ndavuga rero ngiye kuyahagarikisha, ati nyafite mu ntoki. Yes, ajya kuyakura. Ariko nta kibazo. Yitwa Felicite, ntago nzakwibagirwa. Hari umuntu wakwambuye bisanzwe amukorera kwambura? Abanyamakuru hano bazi ikibazo ndi kukongorera utuntu gahita tujya. Aranyambura ariko ntaribi. Bavuga ko kugira amarangamutima menshi. Mani njyewe ikintu kimbabaje urabibona. Biturira? Ndari nuzizusa amarira yanjye sinayobabwiye. Kuba ndize kumbonye umuntu wenda ukoze accident cyangwa se umuntu wahemukiye undi, nkumva birambabaje. Nta n'ikintu ndi bubihindureho. Ubona umuntu yitabye rurema nta muzura, kandi wenda nta n'ibintu byinshi. Man, kurira bibaho tu. Nararyamye ndarota bisanzwe. Umunsi ukurikiye ndaguhamagara nkubwira ibyo narose cyangwa se nabonye mu nzozi. I mean, hari ibintu bwarote bikaba nk'uko wabirose cyangwa wabibonye mu nzozi? Yego, nigeze kurota. Hari umunyamakuru urumva, ntago ndi kukubeshya man. Hari umunyamakuru nagombaga kujya gukorera ibintu twari twavuganye, ndota nahuye n'ibibazo mu nzira njyayo. Nta nubwo ndaza kumukubwira inyuma ya kamera. Noneho nyuma yaho nza gusanga hari accident
urumva yabaye mu nzira nari bunyuremo ngiye kureba uwo muntu. Uwo munsi bukeye n'ubundi bukeye reka nanamuvuge, nta kibazo mfitanye nawe, bamwita Theo, uriya w'ukwezi. Nagombaga kujya kumukorera firigo, umutima ukambwira ngo waretse ibi bintu. Noneho muri accident hagiriyemo ikibazo n'umuntu tuziranye, ava no mu buzima, rest in peace. Ariko hari ikintu cyitwa n'icyarya babyita ngo sixième sens. Ibyo bintu bijya bimbaho, hari igihe ndota ikintu nyine kakaza kuza ikimenyetso kinyereka icyo kintu cyabaye. N'ejo bundi njya mu gitaramo muri BK Arena, nari narose inzozi mbi bijyanye z'uko ndi buze kubaho bitaza kugenda neza. ndafosinga birangira ngiye, ariko nyine umutima uba uri kubikubwira bro. Rero niyo mpamvu cyagiye wamamagaye nkavuga warose biriya bintu man, sinakora bwese. Yeah, sure. Thank you so much bro. Thank you so much. Buriya njyewe iyo ikintu kiri bube hari ukuntu nyine akantu kakunyuramo cyangwa se ukagira utundi tuntu uhita uhura natwo, ariko uri kurindwa n'iki? N'Uwiteka Imana. Tujampize tuvuye kuri Dreams, ubundi amaji bitaragenze neza muri Arena ni ibihe man? Because I mean ntabwo nagize chance yo kubaza cyangwa guhura nawe. Navuye hano ngiye kuririmba muri Arena. Wari ufite performance? Yes. Uriya munsi ari kuririmba? Yego, ngiye kuririmba. Ngezeyo nyine byambayeho n'injye ubizi tu, kandi nari nabyumvishe nyine ngihaguruka n'ibyo nari narose, ndarota ndabaye se ubundi urajyayo gukora iki? Ntago watumiwe. Nese wagiye kuririmba utatumiwe? Uretse se ntago watumiwe, nturi kuri afishe. Mu gitondo nyiri igitaramo aramamagara, wagombaga gukorana na nyiri igitaramo arambwira ati ariko twakora. Avuga okay sawa, nyine umutima ugakomeza kumbuza. Turanagenda ngiwe, uwo nta wundi ni Bruce man, turavugana arambwira ati biraterwa n'igihe baduha, ushobora kuririmba cyangwa n'uririmbe, nyine biraterwa kandi nawe urabyumva nyine. Vuga okay tugenda. Ibintu byagiye bimbaho ni ibintu bikaze ma. Warasuzuguye hariya muri backstage cyangwa wangiye kuwinjira? Narishyuye itike yo kwinjira. Warishyuye kandi ari gutarama? Igihe cyo nanze no kugenda muri coaster zabo. Ariko ubwo nawe ntabwo wagaragaje ubufatanye cause team ya Bruce yari mu modoka. Ya Bruce, icyakubwira ibyabereye muri mbere yuko iyo modoka bayijyamo. Wowe ibyo tunabiveho tuvuganira ibindi. Yego. Ako birakarana. Hari ikintu waba warakoze kibikoreshejwe n'umujinya ukicuza nyuma? Wa mu cameraman we Amaji, hari ikintu waba rigeze gukora ugikoreshejwe n'umujinya nyuma ukicuza? No, njyewe mfata umwanzuro kandi hari ukuntu ntekereza kabiri, ariko ikintu nakoreshejwe n'umujinya ni icyesubwo ngo tumva ntacyo. Ujye wemera abantu bakugira inama? Bazigiriye bene wabo se njyewe baranshaka iki? Njyewe inama nazumva, ariko hari umuntu uza akakugira inama nawe atigiriye. Ugeze kugira agahinda gakabije?
n'ubu ndagafite ntabwo uri kumbona simi n'ubu ndagafite kava ku kirero ibyo byihorere nyiri umupfu niwe ufata hanuka ibyo byihorere nakemera kugufasha oya byihorere utumye nishima mu gishwanga ariko ntago nubwo umuntu agira agahinda ariko ntagaheranwa nako niyo mpamvu umuntu ashaka igisubizo cy'ibibazo waba ufite muri wowe ariko njyewe nta kibazo mfite cy'ubuzima ariko ikibazo ngifite mu bantu bari muri ubu buzima hari benshi bagiye ufasha nk'uwo turi kubona currently ni witwa The Real Lodi afite ibintu bitwa TikToker yakoze n'isine na Bruce Melody n'umuntu wagukuriye mu biganza ariko si na The Real Lodi gusa n'abandi bagiye gufasha abantu ntibakubere nk'abo wifuza noya gira neza wigendere yego ibyo nabasaga ibyo wakoze cyangwa agiriye abantu neza wenda bakwitura batakwitura hari igihe bigeze gutuma wahindura uko witwaraga oya ntago kuba narafashije umuntu njye njya mbyicuza yego hari n'abandi bitwa ba Isamu uramuzi so rero njyewe nkora sinzi ukuntu meze nyine njyewe nkora ibyo nshoboye ntiteguye result z'inyungu bizangeraho iyo mbonye umuntu ari gutera imbere ndishima kubera ko namufashije yego ariko nanone wibuke ko nubwo uba waramufashije nawe yaba yaragufashijemo kuko nimba Lodi yarandirimbiye chorus nuko nanjye ntagombaga kumenya ntabwo nari gushobora kuyiririmba yego nimba Bruce yarandirimbiye chorus nawe yaramfashije nimba Isamu yarandirimbiye chorus nuko nyine ubwo bushobozi njye ntabwo nimba Bad Boys twarakoranye nuko Safi atarapa nkanjye abantu bose twagiye dukorana twarafatanyije si byose niko bimeze twarafatanyije turazamurana nicyo yabwira umuntu ufite ideni yihangane nanjye hari abari mfitiye kandi nindibona nzaryishyura iyo umuntu umufitiye ideni ugasanga mu missed calls oyanjye iyo nkuri ideni turavugana hari n'igihe nshyiraho kuri call kuzihuza conference nkabona uyu muntu yanzonze kuri ya mafaranga umfitiye nanjye nkeneye ko tuyamuha nuko bigenda uhuza ukwishyuza n'uwo wishyura turahuza ubigenza gute uyu mamagaye unyishyuza ndakubwira ati buretse gato guma ku murongo nkavuga ati Taiku uranyumva mani ntukazajya ushaka kuboneza ibisebo dore umuntu amereye nabi ku mafaranga ari kukumva amafaranga yanjye tumwishyure bive mu nzira nkamubwira ati mani njyewe nuko bimeze nyafite nakayaguhaye yego nanjye urumva barayafite iyo kope ni sawa cyane nako niko bimeze kuko washaka kugira ngo uri umwesikoromani ariko uyu umushyiraho wamwumvisha wa muntu nakubwiye wamushyiriye ibyo biceri asigaye wenda akaba ari njye uyasigaramo ukazaba uyama ariko uyu we byavuyemo rero abantu benshi bafitiwe amadeni bajya bamenye ko hari n'abandi bantu nabo bafitiwe amadeni gusevinga cyangwa se kwizigama biragora like nanjye bimbaho ugasanga nihaye umuhigo wo kuno kwezi kuzarangira nabitsa ukagera hagati ugasanga nyamazo cyangwa nyakuyeho nkavuga reka mbipangire ukundi sinanjye gusa ni benshi bagorwa na saving bari kubijyanye no kwizigama cyangwa saving uhagarara turabishobora iyo wihaye intego igeraho yego njyewe ndasevinga yego ariko ntago nsevinga mu buryo bwa cash ariyo mpamvu mva umuntu
Nkungu wenda nta mafaranga ufite yo guhita umuha, ariko ubizi ko nta kibazo gihari, anytime yakunda. Wigeze ujya mu bapfumu? Wakora iki? Upfumu zase gupfuma gusa ayazabase, ibyo ngibyo nta nubwo mbiteganya. Imbaraga z'umwijima zibaho? Simbizi, ndebe iz'urumuri gutya bimeze. Hari abagushinjaga kuroga? Yego, benshi cyane no mu ndirimbo bakangira content. So ko utaragiye mu bapfumu kitwa umurozi se byavuye? Nyine hari ukuntu umuntu agira iterambere, umuntu bakatekereza ukuntu wenda wowe ufite 1-on-1 iri gutrending ikagira wenda 70,000 kandi n'abandi bakorera kuri murandasi ntibabyumve, ugahita wumva haje umuntu. Hari abaniga wowe ntago bazi, hari abaniga baba influencer mu tubari kugira ngo babahe inzoga, kumva umuntu aravuze ngo ntago uzi ko Tycoon yavukiye Tanzania. Urumva yabimbwiye nanjye ndabipromoting, nkagenda nkabwira undi muntu ati ariko mane wa mugani Tycoon ntago ari kuriya gusa. Uwo mbibwiye nawe abibwira undi, ugashiduka uri mu Kigali utazi iyo byavuye. Abo bantu bipanze ako kazi barahari. Rero njyewe nakoraga indirimbo igahitinga ku buryo buri rugunyuzeho, nyine kuva mu matwi bikagucana, bagahita bajya kuri studio bakavuga ati wabajije Amaji ahantu yagiye. Ntabwo ubyumva umuntu witwa Mama Riziki? Uriya ni igihuha, ntawubaho. Kubera ko nimba ukoze hiti, kuki abantu bumva ko hiti itabaho? So njye ntago nigeze njya muri ibyo bintu rero. Muri 1-on-1 haba harimo parts ebyiri, hari part ya conversation cyangwa se ikiganiro, akaba na part ya pictures cyangwa se amafoto. Banatega amafoto y'abantu batandukanye, ndabakwereka ukavuga ibintu bitatu bitewe n'uko namubonye. Yego, ndabizi uranjuriye. Ubase tubiguza dukandinga. Ubuse agasasi karimo mwana.